Hi guys! Murakaza neza kuri YouTube channel yanjye ni Agape Hub. Iyi ni channel y'Abanyarwanda muri rusange, yaba Abanyarwanda bari mu Rwanda cyangwa Abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda. Iyi ni channel yanyu. Kandi ikindi ni channel y'urubyiruko, ndetse niba waba utari urubyiruko ariko ukifite amaraso yumvamo ko urubyiruko uri umuntu ukuze, aha ni ahantu hawe. Hari ibintu byinshi abantu bibaza, uburyo bikorwa, abantu bitera abantu amatsiko, si ibintu babikora gute, ibintu ni ibiki, bigenda gute. Aha ngaha ni ahantu hanyu, aho tuzajya twigira hamwe gukora ibintu bitandukanye, gukoresha amaboko yacu, gukoresha mu mutwe hacu, tukigira hamwe ibintu byinshi cyane bizabafasha. Ndetse naho nzajya mbatumirira abantu bakatugezaho ibintu by'imyidagaduro, tugaseka, tukishima, ibiganiro bitandukanye. Iyi ngiyi ni channel yanyu, ndizera neza ko izabafasha kandi izabashimisha. Rero kugira ngo ushyigikire iyi channel yanjye, kandi uzajya ubona ibiganiro byanjye mu buryo bukoroheye, aho ukoresha internet hose, aho ukoresha YouTube hose, ikintu bigusaba ni uko wafata telefone yawe, laptop, iPad, aho ukoresha internet hose, ugakanda like cyangwa subscribe cyangwa s'abonner mu gifaransa, ukazajya ubona ibiganiro byanjye uko nzajya ngenda mbisohora. Ikindi kandi comment zanyu, comment ni ikintu gikomeye cyane. Uzajya ukomanta, umpa ibitekerezo cyangwa ibibazo byanyu nzajya mbicamo mbisubize, ibyo mwifuza ko mbagezaho byose nzajya mpari ku bwanyu. Murakoze cyane, turi kumwe kandi ndizera ko ibiganiro byanjye bizajya bibafasha. Bye!